kunikaribia. Nimesikia ndio imekuja sasa. Je, nimehubiri zaidi ya dakika 5? Ninataka kuchukua nitaongoza kuniasari sana na kunionyesha. Simameni hapo kidogo. Kila mmoja angalia mazie. Sisi tuendelee kuwasihi sana. Karibia sasa mzako. Ondoa hiyo net. Nitasoma akirudilia. Mweza microphone ni data Mukiza. Wampe microphone ndugu Mukiza. Cher Mukiza bienvenue. Ewe Mukiza bienvenue. Nakutoranije wewe Grace. Nakutoranije wewe Grace. Bakobwa bose ku kwisi. Bakobwa ku kwisi yose. Kumbe mugore wasezerano. Nzagukunda. Nzakwitaho. Nzakwihanganira. Muziza no mubibi. Mubukire no mubukene. Ntakizantandukanya nawe. Icyo ari cyo cyose usibye urupfu. Icyo ari cyo cyose usibye urupfu. Birahiye imbere y'Imana. N'imbere y'abakozi bayo. N'imbere y'ababyeyi bacu. N'imbere yawe bwite. Ubyiyumvira. Mana uzabifasha. Nishewe bata zabita kuna kaburi bitu to mimi ngwe nishewe Nyamuchokarasi reka nifu hello nishewe Nyamuchokarasi haleluya nakutoranije wewe Mukiza bienvenue
navuze mukiza bienvenue kumbera umugabo wanjye isezerano nzakugandukira nzakubaha nzakwihanganira mu byiza no mu bibi mu bukire no mu bukene ntakizantandukanya nawe icyo ari cyo cyose usibye urupfu birahiye imbere y'Imana n'imbere y'abakozi bayo n'imbere y'ababyeyi bacu n'imbere yawe bwite uziyumvira Mana uzabifashe abantu bari watu wangekuwa huru kutuma meza tungeshiriki hata meza ya Bwana tungeshiriki hata meza ya Bwana akose hadi sasa idini reka tuarike bashimo bose wacha tuombe wachungaji wote watambuke hano wapite mbele tumara tuwasenge na baadaye tuambize hapa ni tukumira tugeni magoti tuwaombe mtaba tukuja basi nasi mseni peta nasi mseni tuanze tuseme ikiwa tuanze na maombi Aposo na Tania. Aposo apite mbele. Ni momento kwa foto na aposo. Wapige picha akiwa pamoja na aposo. Anima leo na baadaye aposo anatusengera. Aposo atatuombea. Tushibiri kwa masengesho. Atatuongoza kwa maombi. Tusoza na tukitamatisha asteri mwitorero Reverend Manoa atufashe atukusengera azoza itorero Reverend Manoa ataomba kitamatisha karibu sana turamura biganza zacu sese tusaba umugisha uhoraho umwami wacu Yesu Kristo tunejejwe n'imirimo yawe Mana tunejejwe n'ibyiza ukoze tunejejwe n'uko bwiza mwami Mana ibyiza wari warabikiye mukiza bienvenue ibyo wari warabikiye grâce ibyo wari waraduteguriye i Nairobi ibyo wari warateguye mwami muri Rishata izina ryawe rihabwe icyubahiro Yesu ibyo wari warateguriye abera izina ryawe rishimwe hejuru Mana turabibona none tubirimo tunejejwe n'imirimo yawe Mana data gitari gikomeye ubwoko bwawe abashumba bawe turamuye ibiganza kuri aba babiri bahindutse umwe ababiri basezeranye isezerano ndakuka isezerano ryo kubana kandi ngo babana bataryana babana buzuzanya babana bahana amahoro nandi data basuhuzanya bishimana iteka bahumugisha ibintu n'abantu bahumugisha mwanya wo kurama no kuramba bahumugisha bagakiza Bibiliya yavuze ngo ibisigaye bakomerere mu mwami ibisigaye bagume mu mwami abari muri wewe barubakanwa abari muri wewe bagubwa neza ni wowe kingi zima ni wowe mwami buye rikomeza imfuruka komeza babiri kugumye umugisha w'Imana n'imbaraga z'Imana urakoze Yesu kuba umugisha n'amahoro ni mu izina rya Yesu twizeye amen Mana tongeye kukuzamura icyubahiro tugushimira ibitangaje kandi ikomeye uzitukorera dushimiye kuko utweretse ubukwe umusonone dushimiye kuko ari wowe usohoza amasezerano yose Mana dushimiye kuko wavuze byose uzubikora uyu mwanya dushimiye ko tubaye ababiri babaye mu kumwe cyo turasabira turasabira urukundo rwawe ngo rwabire bamere nka Naomi na Rusi Yesu Imana y'umuntu umwe iwabo ukomeze kubagirira neza data ubamugishe mu bintu byose dore urugo rushagiye gutangira
batsindwa mana ubana nabo bareka kubakira kuri wowe ari wowe urufatiro tazarize kwikuza izina ryawe Yesu amen mubahagurutse nozo kumufasha okay ifotoze n'abashumba wapigwe picha pamoja na wachungaji. asanteni sana Kusuhuzanya na kwa ajili ya kusalimiana. Tuanze tugende turangize gahunda, tuendelee, tutamatishe ratiba. Tutasalimiana baadaye. Okay. Wacha tuombe watutumie pete, hanyuma bazambika baadaye waweze kufanisha. Hii ndiyo ishara ya kufunga haya yote ambayo tumeyafanya. Baadaye sasa hiyo itakuwa mwishi mfurahi mwishi kabisa furahi mazoezi mkiza Atangulie kupea mkiza. Burundi kuhusu Burundi zamura maboko yose Ainue mikono yote. ngaho papa mwambika nipeta Tazurukisha pete. hizi ni peta z'urukundo. Hii ni pete ya upendo. Muki fata ukuboko wawe ndashima Imana yakunzaniye ikakuma isezerano rikomeye ryaturutse ku bantu ahubwo n'isezerano nawe n'Imana kuva ntararemwa. Iyi mpeta nk'uko ifatanya umuzenguruko isobanura ko ubwo urukundo rwanje nawe rutazigera rurangira. Mana ndagushimiye ko uyu munsi usohoje. Amen. Ibintu biri hano birakomeye kabisa bagweze kugira bamukizamo kandi uvuge cyane tukumve Shewe Grace Peta mwanditse ko urukundo nagukunze nzagukunda nzagukundira umuryango